abenshi mu muzi nyine nka ingenzi muri filime ikigeragezo cy'ubuzima kimwe n'izindi filime zitandukanye nk'iyitwa Anita. Rero twaraganiye muri Samedi Tante atubwira byinshi cyane ukuntu yatangiye gukina filime ndetse n'ibyo yagiye ahura nabyo nyuma y'uko amaze kuba umusitari muri ino filime ikigeragezo cy'ubuzima, ariko nanone umwanda kuri kino kintu cyo gukina ari umugome kandi akabikora inshuro nyinshi cyane. Reka tumubaze yatangiye gukina filime ryari, atangiye muri iyo filime. Ku ya mbere nyina filime ni muri 2004 igihe twakoraga Shake Hands with the Devil ya Romeo Dallaire. Ni international movie, ntabwo nari ko narijyamo urumva nibwo byari itangiriro ryanjye, kandi none ntangira muri profession international movie imeze kuriya, irimo abakinnyi b'abahanga, irimo ibirangirire ku isi bizwi muri sinema. Urumva ntabwo byari ibintu byoroshye, ariko nagerageje nkipinga up. Ugiye kuri gutya rero uza gukina filime navuga ngo yakunzwe n'abantu benshi cyane, irebwa n'abantu benshi, tuyita ko ari filime ya mbere yakiniwe hano mu Rwanda y'Abanyarwanda, ikigeragezo cy'ubuzima. Ayo mahirwe wayibonye gute, byaje gute? Ayo mahirwe ntabwo byari byoroshye. Urumva hari casting, hari abantu batari munsi ya abantu nk'igihumbi cyangwa se banarenga, bose bategereje kujya muri iyo filime, cyane ko ari nayo filime urebye yari imaze kuba nk'aho ariyo ya mbere muri lokale. Noneho yewe bashakaga umuntu bigoye cyane kugira ngo iyo karagita nyisangemo muri casting. Twakoze casting icyo gihe ndabyibuka na Patrick Kamanzi niwe ari producer. Kuri role imwe yangenze nyine yaririho abantu bakoze casting bose twari 37. Bwa mbere icyiciro cya mbere cya casting ngicamo, icyiciro cya kabiri nacyo nza kugicamo kugeza ubwo nasigaye ari jyewe ngenzi igenyine. So it was not easy, byari bikomeye cyane, ariko I think wenda ni chance. Wabyumvise ute ko hari casting ya filime igiye gukinirwa hano mu Rwanda? Hari umushuti wanjye twakoranaga nyuma gato dukora casting ya Shake Hands with the Devil. Hari ahantu hari ibiti barakubitaga ku buryo urumva hari muri Shake Hands hari abantu barenga ku munsi bakiraga nibura abantu nk'ibihumbi nka 5 by'abantu. Urumva umusirikare uri hariya mu buryo bwo gucunga umutekano n'iki, abantu n'umuvundo, abantu barakwitwaga cyane. So umukobwa ndabwira ntiwategeye ntabwo ushobora kugera. Ati kubera iki? Ni abantu ntabwo ashaka kongera gukubitwa n'umuntu w'umugabo, nagiye kunkubita uruhusa ntiwati ntabwo ndi bugiye kabisa. Nuko akomeza kubishyiramo yambanira kangende. Kubw'amahirwe rero ngiyeyo ndakora nkora casting, nyuma nza kuza gusanga babisemo. Iki gihe baguhaye iki kugira ngo bahitemo ngenzi wawe undi w'umugome, ngenzi wawe undi twabonye muri filime? N'iki wakoze, n'iki wakinnye muri icyo gihe? Niyo bivuga ko bishobora gutera ikibazo. Dufite imitima ikomeye. Reka ngerageze wenda musore muri ubu buryo. Bambwiye hari umusore nyine umuntu uri kugufasha nyine kuko uhagaze hano ukaba wafasha muri casting cyangwa se muri acting. Barambaza ese bati ngiye gukoresha izina ryawe rihangane, bati Job Mbabazi ni murumuna wawe, ufite ubukwe wa 6, uzanye imyenda ikositimu uzambara ku wa 5 nimugoroba, hanyuma usubiyeyo mu bindi myiteguro kweguhesha n'ibindi. Noneho ugarutse usanga kositimu ntayihari, ntiwanabibonye, ariko ikibikubwiye ni uko Gerard ayizanye yayigushije mu byondo, yacitse, yakora iki mu buryo bwa casting, ariko na acting utagira ngo ndiko nabikora mu buzima busanzwe. Nahise mukubita urushyi, ukubita urushyi nde?
uwo nguwo twakoranaga nyine niyo yari ntuza yanjye mbangukiye kuba uburyo urumva yari competition ihambaye naramurebye mbura nta kintu namukora ndatekereza ndazenguruka ngarutse bwa kangahe muhita mukurikira nibyo ndahita bapikati bahita bakatinga. wakinnye iriya filime gaga tuzi nka Ngenzi. muri filime nyine navuga ngo wagaragara umugome pe, umuntu yakurira mu maso ukuntu umeze, uko niba yareze uri gutunganya umuntu cyangwa uri kuvuga nabi abantu bafata nk'umugome. wabyakiriye gute? For the first time byabanje kungora, byarangoye cyane kubera urumva kuva muri 2007 aho ngaho niho ibintu byari byakomeye cyane, ikigeragezo cyaciye ibintu abana hamwe n'indi yo twakoze yitwa y'urukundo abana byari ibintu bikomeye cyane ku buryo byabaye ngombwa yuko ncika ahantu hari public, haba ku isoko, guhahira mu isoko, na n'uyu munsi sinjya njyamo kugeza n'uyu munsi. I don't go to the market kubera filime. ni ukuvuga ngo iyo ushaka ikintu njya ahandi hantu uzi ko ntari buhure n'abantu benshi cyane. kuva icyo gihe byabaye ngombwa yuko nshakisha ubushobozi ubwo ari bwo bwose kugira ngo mbone imodoka yanjye ntazajya ngenda muri bisi cyangwa se muri twegerane. kubera iki? kuko ndibuka hari igihe kimwe nagiye muri alimentation imwe muri zino ziri hano ku Gisimenti, umudamu rero wari utwite cyane kandi tubona ko ari mu minsi ya nyuma yo kubyara. njyewe nazaga ni gufata ibintu no guhaha bisanzwe, yamaze ambonye njyewe nambonye ibyo ntanamubona ntanamwitayeho, ibyo yari afite byose abita hasi, amera nk'igiti gutya, ntiyabujandi yagenda ntiyavuga ntiyasuhuza ngiye mpita mbibona yuko yagize sinye yo kuba yagize nk'ubwoba, ngira ngo urumva kandi twahuriye ahantu hameze nk'agakoridoro nk'ukuntu twacamo hariya, dukubitaniramo turi babiri twenyine kandi twegeranye nk'uku nguku, byari ibintu bikomeye cyane. so hanyuma abantu baza kuza nyine ibyo no guhaha nahise mbihorera, ndagenda njya kuri hariya aho bishyuriza, ndababwira nti hariya hari umumama ushobora kuba ufite ikibazo ngende murebe, ashobora kuba yagize ubwoba. ati se hari ikintu umutwaye? ntoya nta kintu umutwaye kabisa, ndarengana ni ubwoba gusa yagize. mwagenda mukamureba mukaba mwamufasha, mwihuta ahubwo ibyo guhanda bireka, ndagenda mu yindi alimentation abariho njya guhahira. urumva ibyo ni ibintu bikomeye cyane kujya mu isoko nk'uku nguku, wenda nka Kimironko cyangwa se ahandi hari abantu benshi. iyo nageragamo niba ngiye guca nk'aha ngaha, wasanga umuntu ahise aca hariya akihuta ngo tudahura, undi agaca hariya yihuta ukibaza ni coronavirus narwaye. ntabwo byanyoroheye ariko narabyakiriye. sene yakugoye? urabona iyo ukina filime hari ikintu kikorohera, ikigeragezo cy'ubuzima navuga ngo role baguhaye navuga ko ariyo itoroshye. sene yakugoye cyane ni iyihe? kubera iki? ikigeragezo sene yanguye irimo uretse kugorana kwaba kurimo, ni uko iyo actinga umeze gutya wakandije agahanga warakigaragaza uburakari budasanzwe, bigusaba gukoresha ntuza umutwe cyane noneho gukomeza umeze gutya ukandije agahanga umunsi wose ugiye kwisaba ukisanga warwaye umutwe. nicyo kintu cyonyine navuga cyangoranye, kiri kuba nibaje mu yandi mafilme sene yo kuba gutereta ibintu bitajya binyorohera. ni ibintu bitanyorohera, ni muri kamere yanjye ntabwo ari muri acting gusa,
kuva kera niko nteye. kubera iki? I don't know. uvuga utereta gisirikare ntabwo gisirikare nashobora kubivuga nkagaragaza aho gatoya na sayini ko wenda umuntu namukunze cyangwa se mukunda, ariko gutereta cyane bya bindi kwa kundi undi ashobora kuza akaba yamuhindura n'akaririmba akamuririmbira, kwa kundi undi ashobora kumusheresa cyane bya bindi nyine. ahubwo se mise nibaza nyuma y'ikigeragezo cy'ubuzima navuga ko uhise umenyekana cyane mu Rwanda kuko ni filime yarebwe cyane pe ariko umenyekana nk'umugome. ubwo gutereta ku nshuro ya mbere umaze gukina iyo filime ndabizi ko wateretse uko byagenda kose ntabwo byakugoye, abakobwa ntabwo bakwanze cyane rwose cyane. Urumva kugira ngo umukobwa akwizere akubona muri iyo karagita imeze gutyo, ukava muri proje imwe ukaba umeze gutya uri mubi cyane, no mu yindi proje igiye kuza nawe ukaza uri mubi, urumva ni ikibazo. So navuga ko biragoranye cyane.